Ndabasuje mwese abakunzi b'ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Nkomeza gushimira kandi mwe mwese mubana natwe, mwe mukurikira ibiganiro byacu, nshuti zacu mwakoze subscribe, ni ukuri Uwiteka abaho umugisha. Ibiganiro tuganira ahangaha ni ibiganiro bivuga ku buzima, igihe wumvishije bikugiriye akamaro, igihe wumva harimo inama nziza zigufashije, nyamuneka zisangize abandi babyeyi, zisangize izindi nshuti zawe, nazo zisobanukirwe, zige kandi zumve uburyo zigomba kwitwara mu buzima bwabo. Ni muganga Theophile wo muri kuganira nk'ibisanzwe mu kiganiro kivuga ku buzima. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe imirire ishobora gutera igwingira ry'ubwonko bw'umwana mutoya. Ababyeyi benshi iyo bari kwita ku bana rimwe na rimwe ntabwo batekereza ku bijyanye n'ubwonko, ahubwo usanga benshi bareba ku mikurire y'umubiri, ese umwana ariyongera ibiro, ese umwana arakura neza ntago ananutse. Ibyo rero uko babireba baba bakwiye no kwita ku mikurire y'ubwonko bw'umwana, kuko ubwonko nibwo bugena imikorere y'umwana, nibwo bugena imyitwarire ye, nibwo bugena uko umwana imyigire ye izagenda, nibwo bugena n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo umwana afite. Niba rero utita ku bijyanye n'ubwonko bw'umwana, menya ko umwana uri kumuhemukira cyane, ariko guhera uyu munsi ubyumve, usobanukirwe, kugira ngo igihe cyose uri kwita ku mwana wawe ujye wita no ku mikurire y'ubwonko bwe. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo kurya cyangwa se intungamubiri umwana akeneye kugira ngo ubwonko bukure neza, intungamubiri umwana akeneye kugira ngo ubwonko bubashe kugira ubushobozi bujyanye n'ibyo umwana akwiye gukora bigendanye n'imyaka ye. Nshuti yanjye rero ubane natwe, ukomeze usobanukirwe, ukomeze wige kandi wibuke gusangiza ikiganiro abandi, bituma na YouTube ubwayo igihereza abantu benshi cyane. Iyo ukoze like, iyo ukoze share, abantu benshi babasha kubona cya kiganiro bakabasha kwiga no gusobanukirwa. Reka twirebe rero ubwonko bw'umwana uko bukura, ubwonko bw'umwana ibyo bukenera, ubwonko bw'umwana bukura gute. Mu bisanzwe ubwonko bw'umwana bukura cyane cya gihe ari mu nda kugeza ku myaka 2. Muri iyi myaka rero umubiri n'ubwonko biba bikeneye intungamubiri zihagije kugira ngo bukure neza, kugira ngo ubwonko bugire ubushobozi buri hejuru. Nshuti yacu rero ugiye kumva kandi utega amatwi intungamubiri zikenewe, ibyo ugomba kwitaho cyane cyane bifasha ubwonko kugira ngo umwana akure neza. Intungamubiri ya mbere ugomba kwitaho ni poroteyine. Izi poroteyine rero akenshi ziboneka mu magi, ziboneka mu mata, ziboneka mu nyama, ziboneka mu mafi, ziboneka mu bishyimbo. Ndatekereza ko ibi bintu byombi mbabwiye buri mubyeyi wese hari ibyo abasha kubona. Nubura amata uzabona amagi, nubura amagi uzabona ibishyimbo. Ntekereza ko buri muryango uwo ari we wese abantu benshi ibishyimbo biraboneka baba babifite. Ikindi rero izi poroteyine zifasha gusana uturemangingo tw'ubwonko. Iyo umwana zibuze igihe kirekire bidindiza imikurire ye. Ni byiza rero ko guha umwana amafunguro arimo ibi biribwa bikungahaye kuri poroteyine kugira ngo ufashe ubwonko bwe, kugira ngo ufashe imikurire y'ubwonko bwe. Ibya kabiri cyangwa se intungamubiri za kabiri umwana akeneye kugira ngo ubwonko bukure neza nibyo twita iron. Iyi iron ifasha amaraso gutwara umwuka wa ogisijene ugana mu bwonko. Ni ukuvuga ngo ubwonko bukenera ogisijene kugira ngo ubwonko bukore neza, kugira ngo ubwonko bubashe gukura. Niyo mpamvu rero iyo umwana abura iron ashobora kugira ibibazo mu myigire ye, ashobora kugira ibibazo mu kwibuka cyangwa se akagira intege nke. Gerageza rero mu mafunguro ya buri munsi umuboneremo ibyo kurya bikungahaye kuri iron, aho dusangamo nka epinari, isombe, ibishyimbo n'ibindi uko tugenda tubiganira. Ibyo intungamubiri za gatatu ni iyode. Iyi iyode ni intungamubiri zifasha cyane
mu mikurire y'ubwonko. Niyo mpamvu ari ngombwa cyane gushyira umunyu mu byo kurya by'umwana. Abantu benshi bagiye bakora amakosa yo gufata amafunguro y'umwana ntibashyiremo umunyu, abandi bagakora amakosa yo gufata amafunguro y'umwana bakamwima amavuta, ariko menya ko umubiri we nawe ubikeneye. Ahubwo icyo ukwiye gukora ni ugushyiramo ku rugero rutoya ruringaniye, ariko izi ntungamubiri arazikeneye kugira ngo ubwonko bwe bukure neza. Iyo rero umwana ari kubura iyode, ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bushobozi bwo gutekereza cyangwa se ku bushobozi bwo kwiga. Intungamubiri ya gatatu ni omega gatatu, intungamubiri ya kane ni omega gatatu. Iyi omega gatatu iboneka mu mafi. Cyane cyane rero ino omega gatatu ifasha uturemangingo tw'ubwonko gukora neza no gukura neza. Uvuga ngo ni ikinyabutabire gifasha ubwonko gukura neza. Iyo rero umwana ahabwa indyo ituzuye, iyo umwana ahabwa indyo itujuje intungamubiri, akenshi aba ashobora kugira ibibazo byo gutinda kuvuga, aba ashobora kugira ibibazo byo gutinda kugenda, aba ashobora kunanirwa kwiga, aba ashobora kutibanda ku byo twiga, ibyo twita focus. Ntabwo abasha gufokasinga ku byo ari kwiga ngo yumve ko abihereje umwanya, mbese abashe kubifata. Ababyeyi benshi rero mujya mugira ibibazo, mu bibazo byinshi mukunze kubaza, usanga umuntu ari kubaza ngo umwana wanjye yatinze kugenda, umwana wanjye yatinze kuvuga, umwana wanjye mu ishuri biranga. Ariko jya ubanza usuzume urebe se izi ntungamubiri yarazibonye mu buryo buhagije. Izi ntungamubiri ntazo yabuze zatumye agira iki kibazo. Hanyuma numara kubona rero ntazo, icyo gihe ujya kwa muganga bakamusuzuma bakamenya impamvu ari kugira ibi bibazo, kandi iby'ibanze byose warabikoze. Nshuti zacu rero, ahangaha imikurire y'ubwonko ishobora kwangirika ku buryo bigorana no kuyikosora. Niba umwana atabasha kubona intungamubiri igihe kirekire, niba umwana atabasha kubona ibi binyabutabire bikenewe, aba ashobora kugira ingaruka zo ku bwonko, z'uko imikurire y'ubwonko ye yangirika, kandi bikagorana ko byakosoka. Kugwingira rero cyangwa se ibyo twita igwingira ntabwo bigaragarira mu bugufiya, ntabwo bigaragarira mu kunanuka, ntabwo bigaragarira mu kuba umwana nyine atafite ibiro byinshi gusa, ahubwo bigaragarira n'uburyo umwana ubwonko bwe butakuze neza. Niba umwana atarabonye intungamubiri zihagije, nyine ubwonko bwe ntabwo bukura neza, ubwo umwana aba yaragwingiye. Kandi wibuke ko ubwonko nicyo gice kiyoboye umubiri, nicyo gice gituma umwana atekereza, nicyo gice gituma umuntu abasha kugira ibikorwa runaka akora, nicyo gice kigena imyitwarire n'uburyo umubiri wawe ukora. Ababyeyi rero ni ahanyu ho gutekereza neza, ni ahanyu ho kwita ku bana banyu, ni ahanyu ho kwita ku mirire yabo, ni ahanyu ho gukurikirana uburyo abana banyu bakura, mutarebye ku by'imikurire y'umubiri gusa, ahubwo mureba no ku by'imikurire y'ubwonko. Reka rero dufashe abana bacu, reka dukomeze tubiteho, tubagaburire indyo yuzuye, reka dukomeze tubiteho, tubagaburire ibiribwa bibonekamo ibinyampeke, tubagaburire ibiribwa bibonekamo ibinyamisogwe, tubahereze ibikomoka ku matungo. Ntiwibagirwe ko abana batoya bakiri bato bagomba konka amezi 6 nta kindi kintu bongerewemo. Nyuma y'ayo mezi 6 umwana ahabwa ifashabere kandi agakomeza akanonka kugeza byibura ku myaka 2. Igihe rero umwana atahawe ibyo kurya bihagije, abashobora no kugira ibibazo byo kurwara indwara nk'impiswi. Igihe umwana yatakorewe isuku mu buryo buhagije, abashobora kurwara diare, abashobora kurwara indutsi. Izo ndwara rero nazo ubwazo zishobora gutuma intungamubiri zitinjira mu mubiri neza, wa mwana akagira ikibazo cy'igwingira ry'ubwonko. Nshimire bamwe mwese mubana natwe, mwebwe mukurikira ibiganiro byacu, mwe mubana natwe buri munsi, abakoze subscribe, abakora share ku nshuti zabo, abatwandikira muri comment. Nyamuneka twese turabakunda, nukuri nkunda abantu mbona banyandikiye. Iyo wanyandikiye
mba mbonye amahirwe yo kumenya ese hirya muri sosiyete bimeze gute, abantu bumva gute ibijyanye n'ubuzima, ese babisobanura gute, ni izihe mbogamizi bafite. Izo mbogamizi rero bituma tuzivugaho, abantu bagasobanukirwa, abantu bakiga, abantu bakamenya n'uburyo bagomba kwitwara. Wibuke gukora subscribe rero niba utarayikora, wibuke gukora share ku nshuti zawe. Ndabizi ababyeyi benshi bakeneye iki kiganiro kugira ngo babashe gusobanukirwa n'uko ubuzima bw'abana babo bugomba kugenda. Twongeye tubonanira mu kiganiro gikurikiyeho kivuga ku buzima. Muri iyi minsi tugiye kubanza tuganire ku biganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana, kuko nitwubaka ubuzima bwiza bwabo bw'uyu munsi, tuzaba turi kubaka n'ubuzima bw'ejo hazaza habo. Mwakoze kubana nanjye rero, mwakoze kunkurikira, mwakoze kumva ikiganiro. Uwiteka akomeze abarinde kandi akomeze abiteho.